règle hebdomadaire ni gahunda igendanye n'icyumweru umuntu muri kureba buryo rubatse akaba yubakitse kuri gahunda zirebana n'icyumweru mwakurikiranye neza ubwo mu muntu nuko ameze munda uri munda ya nyoko babari by'umweru yarangiza bityo uko bigenda yewe n'abaganga bavurira ku cyo biti cy'umweru cyatumye rero nshaka kugira ngo nibura mwumve ibi bintu umuntu afashe pome imwe tungurusumu eshatu aramutse adatwite na karote imwe yabahurije hamwe imbaraga z'ibyo kurya zifite amabara atatu akomeye ibara ry'umweru w'ikijuju rya tungurusumu iry'icyatsi kibisi rya pome iry'umuhondo rya karoti izi mbaraga eshatu iyo zihuriye mu maraso zirema imisokoro mu magufa yose ikiremye imisokoro mu magufa yose kiba gigiye gutanga imbuto z'amaraso z'amoko yose ahantu hambere ibi bintu bikiza ni mu mara matoya aha kabiri bikiza ni mu mwijima aha gatatu bikiza ni ukoroshya amara manini aha kane bikiza ni ibibyimba byo mu mutwe aha gatanu bikiza ni amaso areba neza aha gatandatu bikiza ni uko amagufa akomera aha karindwi bikiza ni uko amaraso yawe aba yuzuye uzabikora none ubikorejo ubundi uzabare gahunda y'iminsi 7 ubu urangije nushaka uzabishyire muri gahunda ya mu gitondo ariko kumanywaho bamaze kuhatubuza nuko yiteko rije n'icyaha kiba kije ubwo ahubwo murava saa 6 mujya saa 8 barababwiye ngo kurya bimaze kurenza saa 3 umuntu amahane aba yamaze kugira ate kwirirwa rero cyakora ntacyo bitwaye nose ko usanga hari n'igihe umuntu aba yashaka none se ngiye umuntu abyutse ari kuvuga ngo ariko nguri bumvugeho none sibyo ubwo ntaba yamaze kuyashaka none ubuze bavuga ngo yabonye yo bahombye murankundira ubwo ibi byubaka urutigo mu rwego rwita impagarike y'umuntu icyo bita skeleti iba yuzuye imitsi iba yuzuye imihore iba yuzuye ingingo zose zasubiye mu mwanya wazo nta rwarenga umupaka ndacyari kuri pome tungurusumu na karoti ku baba bakora muri za biro tungurusumu ikabibanukira mujye muyikatakata muyivange n'umunyu muyikuremo umwuka mubi wasigayemo kubatinya ko n'ubundi yabanukira nibagerageze kuyifata yarangiza wayivange na pome n'ubundi gabanya izo mpumuro mwakurikiranye neza noneho ibyo uzaba wivuye bihagije icyumweru kirarangiye ndatambutse ubwo ku kwezi hasigaye ibyumweru bingahe 3 icyumweru cya kabiri ni onyo indimu akayiko gato k'ubuki n'ibiyiko 2 by'ibihwagari onyo indimu akayiko gato k'ubuki n'ibiyiko 2 by'amavuta y'ibihwagari iyo umuntu amaze kubona impagarike aba agomba kwinjira muri gahunda y'ubwenge kuko n'umuntu waguha impagarike itagira ubwenge n'ubundi iyo mpagarike bayica bitewe no kubura ubwenge niyo mpamvu kubwiyonyo iri mu bwoko bw'ibintu bitunganya urusobe rw'imitsi yumva icyo bita système nerveux yarangiza indimu ikagira uruhu rurimo ikintu bita lycopene n'ikitwa terpene bibereyeho gutuma amaraso y'umuntu agira akantu kameze nk'isizo gatuma umubiri utarenga umupaka urugingo rutarenga umupaka rwagenewe ikaba mu bintu bikingira kanseri ubuki buri mu bintu bikomeye cyane bituma umuntu atagira akajagari mu bwenge kandi umutima ugatera neza bitewe na B ya 8 n'iya 9 bibamo ubuki bukagira B ya mbere na B ya 5 bituma umuntu ashobora kwisubiramo nubwo wabana n'abaguhisha uko bakubonye buriya hari abantu badategereje ubaragira ahubwo ubwo wenyine yamara gutaha akongera avuga ngo nahuye runaka arambaza cyamusubiza n'iki buriya se n'ubupfura navuze nabi byagenze ubu akabagarutse use kuriya nagenze ndi kwinjira mu modoka ngaso ndikundi wari uri kwinjira n'ubupfura uko yambonye se niba yari umwizera nibyo ubu hakaba n'abandi bigendera gusumuje nk'ingurube
buriya ntabwo igira igufa ryo mu gikanu, iyo yikanze iriruka kugira ngo irebe aho ivuye, ikikanze irahindukira, ntabwo igira n'umutsi wo kurebera. hari abantu mu buzima bwabo unamubajije uti subira mu byo wakoze uyu munsi nawe urebe ko wabitunganije, ntabwo yomenya uko yavuze nuko yakoze nuko yatanze amazi arahuze bimwe. Bene aba bakeneye ibyo kurya byo mu bwoko bwa onyo n'ubuki bivanze, amavuta y'ibihwagari ari mu rwego rw'ibitera ikintu bita bien-être physique et spirituel. Umubiri w'umuntu ugubwa neza n'ubwenge bwe bugatuza. Iyi si muri kureba ifite akajagari ko kwiyenza. Umuntu udatuje mu bwenge aramutse adasaze yagwara n'ibijugu, kuko nawe tekereza wowe wicaye nk'umubyeyi, abana ari 5 wikoreye uguhuje hamwe amezi 9 mu nda n'imyaka 2 yo kumwonsa, nyuma no kumutesha yaguye yagize ate ukabirundarunda, wajya kubona ukabona byirutse ashaka kukubabaza, udafite rutangira watahiye utagennye. Wicaye nyoko akavuza impundu yakubyaye, akavuza impundu yabyaye ugukurikira, akavuza impundu yabyaye ugukurikiraho, wajya kubona umaze kubabyiruka ukabona batangiye kurwana, wakwibaza niba ari wowe bavuye mu nda bikakuyobera. Ukeneye ibintu bisaba kuba byo bita amortisseur bigukandagiraho kugira ngo ibijugu bye kusa. Ukeneye amavuta y'ibihwagari. Ayo mavuta y'ibihwagari iyo yivanze mu maraso y'umuntu abuza amaraso kuremera, akayabuza kwipfundikanya, akananura imitsi, akayibuza kugira inda ntoya ihombanye ngo agire icyo bita sclerose, maze abantu ntibazarwara indwara za paralisi. Iyi kire ya kabiri iri mu bintu bikingira ibibyimba, ikaba mu bintu bizibura imitsi, ikaba mu bintu birinda indwara z'ibicuri, ikarinda mu bintu binabivura biguvura bya bibyimba, kandi umuntu agahora nicyo bita rendement psychologique complet. Ni imiterere y'ubwenge bwo gutunganya ihora ku gihe. Umenya ngo naramukanye bike imbere simpazi, uyu muntu yangwaho, uyu yankoraho, ibi byangura ngwa nabi. Ibyo babwire ko umuntu udafite ubwenge mumugira inama, nubwo bamuha abajyanama 1000 ntacyo bamugezaho. Icyakora abakuru bari baragenzuye baravuga ngo uwahannye wumva ajya agira ngo yarushije abandi guhana. Iyo ni gahunda ya kabiri yo kwivura ukarangiza iminsi 7 nabyo. Gatatu, ubwo ku kwezi hasigaye ibyumweru bingahe? Inanasi, ipapayi, avoka na tomate. Inanasi, ipapayi, avoka na tomate. Iyo biriwe nabyo bigakoreshwa iminsi 7, ibara ry'umuhondo riri mu ipapayi, umweru w'ikijuju uri mu inanasi, icyatsi kibisi kiri muri avoka n'umweru, n'umutuku uri muri tomate. Iyo bihuriye mu muntu bitangira rimwe abasirikari n'amaraso, maze yarangiza umuntu mu buzima ntajya apfa gushotoreka. Buriya biraruhije kugira ngo umuntu akubwire kuri ikintu ngowe kuba cyo. Ubwira umuntu uti bakigoryiwe ukabona afunze amakofa akuye mu ishati, arabihakanye ati uwo mubagito yaguhaga n'amazi akayareka, ari kwihakanira. Ubwo abaye iki? Abaye cya kintu. Abandi bafite ubwenge, iyo umwise ikintu akora ibintu 3: yirinda kuba cyo, akagenzura ko ari cyo, agashaka impamvu aho wahereye, kugira ngo nasanga ari byo akosore, nasanga atari byo akwirinde. Urumva neza? Nasanga hatokowe atokore, aho wahereye akureho. Uko niko abanyabwenge babaho. Avoka ikabarwa mu kintu bita anti stress,
ntabwo bene abo bazana imirimo myinshi ngo bahangayike. Imirimo ntibayirutisha amasaha, ahubwo afata imirimo ihwanye n'amasaha afite. Niyo ifite amasaha afite agakoresha imbaraga yaramukanye, yarangiza ubwo bigatuma ibyanze afata ibintu bitatu bikomeye cyane bikorerwa rimwe. Kureba igishoboka ngo bikore bwangu, ikidashoboka kugikuramo vuba, no kubipima ku munzani byombi. Abo niyo mikorere y'abanyabwenge. Ntabwo munyumvise. Hari igihe twitebe tubabwira nk'uko nguko twarabisomye, ukabona wowe bya ubitayeho, ariko mperutse kuganira n'umuntu ndagira ngo ndi kumwe na Benwa, waraza kubyibuka. N'umuntu bibye barya mu buryo nawe atazi. Hari abatunze telefone ngo bagire ngo baramutse, hakaba n'abazitunze ari igikoresho. Murabyumva? We yari afite telefone iguriya amadolari 900, ubwo ni hafi 800. Barayimwiba. Igenda mubazaga ndetse wihanganye ko batubwiye ko telefone yawe bayibye. Ati ndi ku yindi migabane nakurikije imbigisho bigishije, nsanga warigishe ngo abanyabwenge ntibatinda kukidashoboka. Ati rero byo byamfashije, tinongeye gusubira mu buzima bw'igihe ntari ngifite, nsanga ari ibintu bimenyerewe. Iyo abantu ari abanyabwenge ukabona ikintu kidashoboka tuhatinda, iyo ubonye gishoboka ukoresha umwete wawe wose. Umurimo w'ubwenge ni ukubishyira ku munzani byose ngo urebe ibishoboka n'ibitaha. Ntabwo ntegereje kuzongeraho santimetero 20. Ibyo rero ntabwo ndibuje nicara nisumbukuruza ngo ndebe ko byagize bite. Byararangiye. Ikidashoboka avoka nahi gushyira ikakubwira ngo bana nibigize bite nibishoboka. Ibikunaniye bicumburira ejo aho kwifata kwitangira itama wibaza uko zabicumburira ejo. Huye. Ukeye inanasi igabanya indurwe zishaje mu gifu, kuko igifu yo cyashyushye kubeshya ntibinanirana. Nahoze nibuka mu bitabo nyansoma, hari ubwo yatwizera ngo cyangwa ngo imvururu hari amahane mu itorero, yarangiza ibintu ntibimeze neza. Wajya gusoma mu bitabo ngo mu gifu haratuza, mu itorero ntabwo hatuza. Ubwo intambara iri hehe? Uko abantu bapakiza mu ibiryo niko bapakiza amafuti mu bwenge. Ngo bavuze ngo babaye ndesi tibamenya gufata imyanzuro, ngo kandi ngo crime ukiranirwa ntibibagora. Aho bavuze ngo no kubeshya biraborohera. None umuntu yatangira yaba adatinye ko avuze kitari cyo, yarangiza ugahangayika ngo yakubeshye. Ndatambutse ibyo ku ngingo ya 4. Ubukwezi kumwe ndabamfurangije ni ibiko 5 by'ingano zinitse, ni ibiko 2 by'imboga za persile, ni ibiko 3 by'ubunyobwa. Biribwa mu gitondo ntabwo biribwa ni mugoroba. Bino bindi byo haruguru bishobora kuribwa na mu gitondo niyanjyanwa ni mugoroba, ariko bino byo biribwa mu gitondo. Ndasubiramo, ni ibiko 5 by'ingano, ni ibiko 2 by'imboga za persile, ni ibiko 3 by'ubunyobwa. Ntabwo ari by'urubwirirwe. Uramutse ubyiririwe ukihangana ukavuga uti wagifuwe none ngashaka ngo ubyiririwe, abafite uruhara rwihuta rwahagarara. Murankurikiranye? Abantu bose bahuzwe baramutse babiriye bari konsa, umwana ntabwo yazagwara igiciro amaze kuba mukuru. Ababyara indahekana yarangiza abana babo bagacuka ari bato, ntabwo bazagwara amagufa bamaze kugera mu bugimbi. Ibi ngibi nibyo bitunganya imisemburo ngengamubiri, byo bita hormone, yarangiza bikaba ku rugero maze umuntu ntasaze imburagihe. Gahunda y'imyororokere niho ishobora kujya ku murongo wabigenewe. Aba bene aba babiriye inda ntizikunda gucika. Aya magufa ari kwegerana bitewe n'intebe mbi dufite umuntu yizinga mu nk'inzoka zitarikiriza ziri umuntu yicara ngo yeme, amagufa ntabwo yakongera kwegerana. Icyo ni ikiribwa. Ubwo gahunda y'ukwezi ndayirangije, ndasubiramo rero. Pome ya mbere y'iminsi 7 ni pome uduheke 3 twa tungurusumu na karoti iminsi 7.
kabiri ni onyo, indimu, akayiko gato k'ubuki n'ibiyiko bibiri by'amavuta y'ibihwagari iminsi 7. Gatatu ni inanasi, ipapayi, avoka, tomate iminsi 7. 4 ibiyiko 5 by'ingano zinitse n'ibiyiko 2 by'imboga za persile n'ibiyiko 3 by'ubunyobwa iminsi 7 mu gitondo. Iyi gahunda y'uku kwezi birahagije guhera ku musatsi ukagera kurwara umubiri wawe ushize ku murongo. Ikintu waba uvuye nicyo bajya bita ngo ni systeme glandulaire, ni urusobe rw'imvubura. Kugira ngo umubiri w'umuntu ukore neza biterwa n'izo mvubura ziba ziri mu bwoko burindwi ku muntu wari wese. None iyi mirire wayirya atya yakwibuka ubwenge bwe buri ku gihe, yakwibuka ubuzima bwe buri ku gihe, yakwibuka umugongo warakize, yakwibuka yituma neza, yatuma amaso yareba neza, yajya kwibuka agasanga atakigwara ibinya. Iyi gahunda muri kureba katurebe wenda kuri izo maze kuvuga abajya bumva hariho zimwe bafite. Sawa, abandi bo ati ntabwo dushyira hejuru ahubwo bazabitwandikira akimuhana kazi imvura ihise. Kuguhora mujya mutegereza ngo muzabikorerwa bizagira bite? Impamvu bakurije bitandikere masse nibyo bivuze. Ntabwo havuze ngo bazavura umuntu wese wambaye ubugorozi, ahubwo havuze ngo hazigishwa umuntu wese wemeye ubugorozi byo kwivura. Mwakurikiranye neza. Kubu ntabwo narayahangaha naraye Kigali, ariko nagiye kuvayo mwabonye igihe nagereye hangaha, ariko navuyeyo maze kuvura umuntu uvuye Rwamagana. Abase muri kwibanga ngo yaryamiriye. None ubu ninjya gufungura telefone izi nini n'intoya ndaba mfite ubutumwa butari uko bungana, ariko nubwo bimeze bityo ubwo hari kuni hasi nahataho akwiriye kubimenya wakamenya uko agira ate uko yigira. Ku ngingo ya kabiri kubirebana n'ubwenge, noneho akaba ari ubwenge ushaka ko bujya kugihe gusa. Icya mbere ni ugufata utuntu bita marakuja. Marakuja ku babaye Kongo, hano mu Rwanda n'utwo bita ubutunda. Yarangiza izindi nizo muri Kongo benshi bajya bona binini cyane bajya bita ngo n'inzabibu, ariko atarizo bijya umuhondo binini. Ibi bintu muri byo habamo akabuto imbere kabitsa amazi atwikiriye akandi kabuto bagereranya na nwayo. Mu muntu mu bwenge niko ameze, afite ubwongo bubika butwikira utwo bitanwayo. Utwo bitanwayo turamwo ngo niko bita nerone n'imyakura. Utwo tuntu twitwa marakuja, izo biti nzabibu mumenyereze yazera ku migozi. Ndi muri kubireba. Ibyo byo bwabyo gusa birahagije gutuma ubwenge bw'umuntu bumenya kwiyibika byo. Icyo mvuze ntabwo mucyumvishije. Kwiyibika wowe si njyewe wahombye ubisomera iki hano? Nukugira ngo bisome hano maze ntabare. Nukugira ngo mfashe kwikorera umubabaro se? Saba kwiyibika njyewe. Nta mpamvu yo kwirirwa ibimbabaje byose byanika ngo impungore byanike gusira nk'uko inkoko zibitoragura. Nabivuze ko ibyo binini kandi mvuga n'udutoya, kandi byose birakenewe. Noneho kiriya kinini kiri mu bintu bituma umuntu atagwara ururondogoro, yarangiza kara gatoya kakaba mu bintu bituma umuntu yishingiriza. Ku isoko nibyo bya mbere bigura make ku isi. Iyo byongereho igikoma cy'uburo n'ikiyiko cya sezame ukabikoresha iminsi 7, ubwonko bwawe buba bushyizwe. Ariko reka nambaze se koko sibyo uwitwa Rwanyonga byo mwumva hariya mu Bugesera yabwiye se mugabwa mbere aramubwira ngo mbese ngo ariko ngewe mu igihe Bugesera bwaterwaga ngo sinigeze nkuko umutima. Ese nawe aramubwira ati mbe wari kuko utawugira. Iyo turi kuvuga ibintu abantu bakora ngo ubwenge bubeho sibyo, ubona umuntu yicariye aho ngaho kuko uri kubwiranya kwigendera, kuko abuhombye ntazi icyapfuye, anabwungutse ntabwo abazi icyo yungutse. Umuntu akeneye marakuja, agakenera igikoma cy'uburo, akongera agakenera sezame, maze ubwenge bwe bukagira bute bukiyobora ku isi. Simvuze ngo yigire igihangange, ahubwo nuko ubu ngubu iburyo n'ibumoso umugore
ku mugabo wawe, umugabo ku mugore we, abana ku babyeyi babo. Hari utayoba wanje gushaka abayobya kuri, ahubwo akayoba ahereye kuri. Karo guha inama y'iki kugira ngo mubyumvire, mu nkundire bantu bajya bakorera amafaranga. Kabagabo wenda niko duheruka, abagabo bagiraga amafaranga, biranditswe ngo ajya yanduka impoga agataha. Uzayazane gusa wagurisha ikimasi yarambika imbere y'umugore n'abana be babyiruye b'imyaka 17, 20, 25, ubabwira uti ngaho mutugengera urebe ko agera nimugoroba. Umwana akubwira ati papa rongewe wikongeyeho ko nta nkweto, umugore atari kukumenye ko iri bari yange ricitse. Kagahungu ati jya ko turimaze gucuka, ntibishoboka ngo barebana n'amafaranga, utegereje ko bazakugengera ejo basaza. Kandi kibazo cy'ikigoryi kuko ibyara cyaho kubishaka murabisangira mukabimarana, icyanyuma akakuvuga ko wabacuye, kakugaya pe. Kambikore ni huto ariko mugwe imitaka itaraza ndiko basengaga. Uze muri rute iyi mvura kuko mbaye nakwica umuntu tu. Sawa. Icya kabiri ni amacunga abiri nakurikiranye, ni igikoma cy'amasaka n'ubundi cyagihwagarikira garuka, cyangwa se wenda erayo bigafasha kuko nabyo birimo vitamine A ikomeye. Amacunga abiri, igikoma cy'amasaka na erayo. Cyagikoma ushobora gushyiramo erayo ntacyo bitwaye, ukanywa maze umutima ugatera neza, oxygen ikajya mu bwonko ukihangana. Igiheruka icya gatatu ni imineke 2 n'amashaza n'ikigori. Ndi kurangiza ntabwo. Icya gatatu ni imineke 2 n'amashaza n'ikigori. Bitera guseka, bituma umutima utera neza, bigatuma impyiko z'umuntu ziruhuka, yarangiza bigatera umuntu gusinzira neza. Icya kane giheruka ni igice cya litiro cya beterave n'indimu, ugakoresha igice cya litiro mu gitondo, iki gice cyacyo cya gatatu ugakoresha mu gitondo, ugakoresha ikindi ku manywa, ikindi nimugoroba, iminsi 8. Aya mezi 2 nuyagenga utya, uzaze kumbwira ngo mbe ko watubeshye ko nta cyahindutse. Imana izabashoboze kubishobora. Icya kane ni beterave baharuye bagashyira mu mazi angana n'igice cya litiro, ugakamuriramo indimu nziza nk'ebyiri cyangwa imwe nini, yarangiza ukanywa igice cya gatatu cy'iyo gice cya litiro. Nuhango kugaba gatatu ukanywa igice kimwe mu gitondo, ikindi kimwe mu kindi nimugoroba, ukabikora iminsi 8 kugeza kuri uyu munota. Iyi beterave n'indimu yo bigeze mu maraso y'umuntu, bikoze iyi minsi 8, kanseri yari iri kubungamo ipfa kuri 75%. Ubwo umuntu aricaye gusa, ahubwo ibyo bicaye abantu bari kuryongora no kwicara, bari kuziko njya numva ngo ari kanseri nzarwara. Ko atari gripe cyangwa ibicurane ngo wigeze uyikiruka, ubwiwe niki? Mutakinisha kwikuzimu hataba heza, ko atari igiti gishibuka ngo uzongera kwicara. Mwareka abantu bakerekeza aho bakora ngo ubuzima bwabo bube bwiza, sibyo? Rero reka duhagararire ahangaha, Imana izabahe kubishobora. Icyo cyiza iyo umuntu adafite Imana kiramunanira, icyo cyiza iyo umuntu adafite Imana aracyanga, icyo cyiza iyo umuntu adafite Imana arakibagirwa, icyo cyiza iyo umuntu adafite Imana kigwa naho umubiri we. Ndabona twegereje ibihe bishishana bikomeye, ariko imyiteguro yabiri kure cyane. Benshi biyita abakristo ntibabyawe ubwa kabiri, hindura icyerekezo cyangwa ukuve mu ngabo. Ndabona
twegereje ibihe bishishana bikomeye ariko imyiteguro yabiri kure cyane benshi biyita abakristo ntibabyahubwa kabiri hindura icyerekezo cyangwa ukurwe mu ngabo kuba umukristo n'ukwinjiza kristo muri wowe kuba umukiranutsi n'ukuyoborwa n'umwuka kugira umutima uboneye biraharanirwa abawufite bagira amahoro no mu gihe kibi kuba umukristo n'ukwinjiza kristo muri wowe kuba umukiranutsi n'ukuyoborwa n'umwuka kugira umutima uboneye biraharanirwa abawufite bagira amahoro no mu gihe kibi reka kuba umukristo uhora ushaka kwihanganirwa ukoranye nawe wese akakugira indahiro uratera ntugasenga ariko ntabwo ujya uhinduka hindura icyerekezo cyangwa ukurwe mu ngabo reka kuba umukristo uhora ushaka kwihanganirwa ukoranye nawe wese akakugira indahiro uratera ntugasenga ariko ntabwo ujya uhinduka hindura icyerekezo cyangwa ukurwe mu ngabo kuba umukristo n'ukwinjiza kristo muri wowe kuba umukiranutsi n'ukuyoborwa n'umwuka kugira umutima uboneye biraharanirwa abawufite bagira amahoro no mu gihe kibi kuba umukristo n'ukwinjiza kristo muri wowe kuba umukiranutsi n'ukuyoborwa n'umwuka kugira umutima uboneye biraharanirwa abawufite bagira amahoro no mu gihe kibi hindura imibereho yawe buri wese akwibonemo tanga icyitegererezo mu mvugo n'ibikorwa kuba mu itorero ry'ukuri wowe n'ukuri rijya kurokora iteka rigiye gucibwa hindura imibereho yawe buri wese akwibonemo tanga icyitegererezo mu mvugo n'ibikorwa kuba mu itorero ry'ukuri wowe n'ukuri rijya kurokora iteka rigiye gucibwa kuba umukristo n'ukwinjiza kristo muri wowe kuba umukiranutsi n'ukuyoborwa n'umwuka kugira umutima uboneye biraharanirwa abawufite bagira amahoro no mu gihe kibi kuba umukristo n'ukwinjiza kristo muri wowe kuba umukiranutsi n'ukuyoborwa n'umwuka kugira
amahoro no mu gihe kibi.